Ndabasuhuje mwese mudahwema kugaragaza ko mukunda kwigira amategeko y'umuhanda kuri iyi channel yitwa Musinga TV, mbasaba ko mwakomeza mukora subscribe. Tugiye kureba rero ibimenyetso biri mu muhanda. Mu muhanda hasi tuhabona ibimenyetso bitandukanye bigizwe n'imirongo cyangwa se n'ibindi bishushanyo bigiye bitandukanye. Tugiye rero kubireba muri rusange kandi ku buryo bwimbitse. Yego. Reka dutangire rero tureba, baratubwira ngo ibimenyetso biri mu muhanda ni ibimenyetso byashyizwe mu muhanda cyangwa ku nkengero z'utuyira tw'abanyamaguru cyangwa inkengero zigiye hejuru ku muhanda, bigenewe gutunganya uburyo bwo kugendera mu muhanda cyangwa kuburira cyangwa se kuyobora abagendera mu muhanda. Yego, iyo niyo mimaro batubwiye. Bakongera ngo bishobora gukoreshwa byonyine cyangwa biri kumwe n'ibindi bimenyetso. Ibimenyetso birombereje biragaragara. Ibimenyetso birombereje rero bigizwe nabyo n'imirongo iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Bishobora kuba bigizwe n'umurongo udacagaguye, umurongo ucagaguye cyangwa se umurongo ucagaguye n'umurongo udacagaguye ibangikanye. Turaje turebe iyo mirongo muri ibyo byiciro. Nguyu umurongo wa mbere rero twabonye ko ari umurongo udacagaguye. Umurongo wera udacagaguye uvuga ko umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Umurongo wera udacagaguye ngo uvuga ko umuyobozi wese abujijwe kuwurenga, kandi birabujijwe kugendera ibumoso bw'uwo murongo wera udacagaguye iyo uwo murongo utandukanya ibyerekezo byombi by'umuhanda. Niba umurongo wera udacagaguye uri hagati mu muhanda, nyaboneka kuwurenga birabujijwe. Birumvikana rero kugendera ibumoso bwawo ntiwabikora, ntabwo byaba ari byiza. Birabujijwe umurongo wera udacagaguye ariwo bita urombereje cyangwa se ukomeje kuwurenga, uyu murongo birabujijwe. Hagakurikiraho umurongo noneho wera ucagaguye. Umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kuwurenga keretse ryari. Hari ibyiciro tushobora kuwurenga nka bitatu, keretse mu gihe agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, gukatira ibumoso, guhindukira cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Uramutse ugiye gusubira aho wari uvuye, ugiye kujya mu wundi muhanda wawurenga, ariko ubusanzwe nawo birabujijwe kuwurenga keretse izo mpamvu tumaze kubona. Hano baratubwira ngo iyo uduce tw'umurongo ucagaguye ari tugufi kandi twegeranye cyane, tuvuga ko umurongo ukomeza wegereje. Nugera hano ukabona tuno duce tw'umurongo ucagaguye ari tugufi kandi twegeranye cyane, uzamenye ko bivuga ko umurongo ukomeza wegereje. Yego. Tugakomeza. Iyo uduce tw'umurongo ucagaguye ari tugufi twegeranye, bivuga ko umurongo ukomeza wegereje. Twabibonye. Ubwo rero kandi ugomba kumenya neza yuko ugomba gutangira kugira ubwitonzi kuko ugiye kugera kuri wa murongo bibujijwe kurenga. Tuvuye ku murongo udacagaguye n'ucagaguye, tugeze no ku cyiciro cya gatatu, aho hari umurongo ucagaguye n'udacagaguye ibangikanye. Umurongo ucagaguye n'udacagaguye ibangikanye bivuga iki? Baravuga ngo iyo umurongo wera ukomeje n'umurongo wera ucagaguye ibangikanye, umuyobozi agomba kwita gusa ku murongo urushijeho kumwegera. Niba ukwegereye ucagaguye wayirenga yombi ukagaruka wari uri, ariko niba ukwegereye udacagaguye bivuze ko bibujijwe kuba wanayirenga yombi. Iyo umurongo ucagaguye ubangikanye n'umurongo udacagaguye, icyo gihe ngo buri muyobozi wese yita ku murongo urushijeho kumwegera. Mbese ibivugwa n'uwo murongo umwegereye, niba ari ukuvuga ngo wawurenga kuri za mpamvu eshatu twabonye, wawurenga, ariko niba ari umurongo udacagaguye, nyaboneka kirazira, ntushobora kuba wawurenga na rimwe. Tubonye rero umurongo ucagaguye, udacagaguye ndetse n'iyo yombi ibiri ibangikanye. Tukagera aha rero ubona tuno turongo ducagaguye tubiri turi ku mpande z'umuhanda, turiya turongo ducagaguye ngo ni utwiki. Baratubwira ko ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yari icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, kiba ari agahanda k'amagare. Hariya rero ngo ni agahanda k'amagare. Hariya hari utwo turongo tubiri ducagaguye, hari umwanya ufite ubugari budahagije ku buryo imodoka zanyuramo. Kariya ngo ni agahanda k'amagare. Hanyura amagare na velomoteri nk'uko twabibonye mu ngingo zibanza.
tukagera noneho hano ndabona umuhanda urahari ariko ku ruhande hasizwe uturangi, turiya turangi ni udutuma hagaragara ngo umurongo wera udacagaguye ushobora gucibwa ku nkombe nyayo y'umuhanda, ku musezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa inkengero z'uwo muhanda kugira ngo zigaragare ku buryo burushijeho, bituma ziriya nkengero zishobora kuba zagaragara kuruta uko twazibonaga, bakaba rero basigaho ririya rangi kugira ngo ziriya nkengero zigaragare. Hano rero ngo umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero aho abanyamaguru banyura, ngo bibujijwe guhagarara ku burebure bw'uriya murongo, birabujijwe ahaciye uriya murongo w'umuhondo kuhahagarara, nyabuneka niba utwaye ikinyabiziga ukahagera uzamenye ko kuhahagarara bibujijwe. Turakomeza tubone noneho indi mirongo, iyi mirongo yo ivuga iki? Ndavuga iri mu muhanda, aho baravuga ngo umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa ku mpande ku muhanda kugira ngo ugaragaze inkombe mpimbano yawo. Turabona ni umuhanda ariko hirya yawo hari kaburimbo, no hino hari kaburimbo, no mu muhanda ni kaburimbo. Rero uyu murongo mugari wera, iyi mirongo ubona ku mpande, imirongo migari yera icibwa ku muhanda kugira ngo igaragaze inkombe mpimbano yawo. Noneho intangiriro n'iherezo y'ahantu hahagararwamo umwanya munini bishobora kugaragazwa n'umurongo wera udacagaguye wambukiranya umuhanda. Uyu murongo rero wera udacagaguye ugaragaza aho dushobora guhagarara umwanya muto cyangwa se umwanya munini. Hariya hirya y'uriya murongo mugari wera twahagarara umwanya muto cyangwa se umwanya munini, tukabigaragarizwa rero n'uriya murongo, twemerewe guhagarara inyuma yawo aho uwo murongo ugarukiye, hari inyuma habaye hatari ibisate by'indi mihanda y'imodoka. Niba inyuma y'umurongo mugari wera uriya twabonye ugaragaza inkombe mpimbano, haramutse habaye hari indi mihanda, ibindi bisate by'imihanda y'imodoka, ntabwo twahahagarara, ariko ibaye ntayihari twemerewe kuba twahagarara. Ngo mu gihe iyo mirongo nta kundi yagenwe, imirongo yera irombereje igomba kugira ubugari buri hagati ya santimetero 10 na 15. Ino mirongo irombereje mu muhanda urayibona, iba igomba kugira ubugari ngo bwa santimetero hagati y'10 na 15. Ikindi bakatubwira ngo naho imirongo migari, ya mirongo migari yera twabonye igaragaza inkombe mpimbano, iyi mirongo ubona nyine igaragaza inkombe y'umuhanda, ariko inkombe mpimbano, iriya mirongo yo igira ubugari bwa santimetero hagati ya 40 kugeza kuri santimetero 60. Nibwo bugari bw'iyi mirongo migari yera igaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda. Ni ingingo y'110 ku gika cya 3. Noneho rero hano turabona uno murongo, iyi mirongo igiye icagaguye, uburebure bw'umurongo n'ubutandukane bwawo bugomba kugira ibipimo, ni hagati ya 1 na 5 metero, no hagati ya 3 metero na 15 metero nk'uko tumaze kubibona. Niba uciye umurongo wa 1 metero, hazazaho ubutandukane bureshya na 3 metero, habone kuzaho undi murongo, gutyo gutyo, nicyo bita uburebure n'ubutandukane hagati ya 1 metero na 5 metero na 3 metero na 15. Rero ibyo byari ibimenyetso birombereje bigenda nk'uko umuhanda ugiye, ibimenyetso birombereje bigenda nk'uko umuhanda ugiye, kandi twabonye ko ibimenyetso biri mu muhanda hari ibirombereje hakaba n'ibyambukiranya umuhanda nyine. Nyuma rero yo kubona uriya murongo ucagaguye, udacagaguye, umurongo ucagaguye n'ucagaguye ibangikanye, imirongo migari yera igaragaza inkombe mpimbano, mu kubona hariya hanyura amagare na velomoteri haciye imirongo ibiri ifite ubugari budahagije ku buryo imodoka zanyuramo, tugiye gukomeza naho tureba ibimenyetso biri mu muhanda ariko byambukiranya. Ibimenyetso byambukiranya nibyo tugiye kubona, dukomeza turebera hamwe ibimenyetso biri mu muhanda, ibyo abantu benshi bakunze kwita ngo ni imirongo, ariko turaza kubona ko hari n'ibindi bitari imirongo. Yego, tugeze kuri iki, hari stop, hari n'akarongo. Uriya murongo, uyu murongo urawubona natunze urutoki, baratubwira ngo ni umurongo mugari wera udacagaguye uciye ku buryo bugororotse ku nkengero y'umuhanda, werekana aho abayobozi bagomba guhagarara akanya gato gategetswe. Hano hari icyapa kivuga ngo stop, naho guhagarara akanya gato gategetswe. Uyu murongo rero
aho duhagarara akanya gato gategetswe, uyu murongo batubwira ko ugira ubugari bwa santimetero kuva kuri 20 kugeza kuri santimetero 60, hagati ya santimetero 20 kugeza kuri santimetero 60. Uyu murongo ugaragaza aho duhagarara akanya gato gategetswe, umurongo mugari wambukiranya umuhanda uciye ku buryo bugororotse. Tubonye uko ungana. Noneho tubonye undi murongo ugizwe na mpande eshatu nyampanga zifite amasonga yerekera aho abayobozi zireba baturuka, niko bawita. Umurongo ugizwe na mpande eshatu nyampanga zifite amasonga yerekera aho abayobozi zireba baturuka. Umurongo ugizwe na mpande eshatu nyampanga zifite amasonga yerekera aho abayobozi zireba baturuka kandi uciye ku buryo bugororotse ku nkengero y'umuhanda, werekana aho abayobozi bagomba guhagarara akanya gato iyo bishoboka kugira ngo batange inzira. Aho duhagarara akanya gato bishoboka kugira ngo dutange inzira, kuko tubona hari n'icyapa cya mpande eshatu, abantu bize ibyapa, icyapa cya mpande eshatu gifite isonga rireba hasi kivuga ngo tanga inzira. Rero tugomba guhagarara akanya gato kugira ngo dutange inzira, niko uriya murongo wa ziriya mpande eshatu uvuga. Ibipimo bya ziriya mpande eshatu zigomba kugira ubuhagarike bwa santimetero hagati ya 50 na 70, ziriya mpande eshatu ubuhagarike bwazo buri imwe muri zo niko igomba kureshya, noneho uruhande rwa mpande eshatu imwe muri ziriya rukagira santimetero ziri hagati ya 40 na 60. Ni ibipimo bya ziriya mpande eshatu zishyirwa hariya, ni ibyo ngibyo tumaze kubona nibyo bipimo byazo. Umurongo rero ugizwe na mpande eshatu nyampanga zifite amasonga yerekera aho abayobozi zireba baturuka, utumenyesha aho tugomba guhagarara akanya gato kugira ngo dutange inzira. Yego, tugakomeza tureba ibimenyetso biri mu muhanda, ariko noneho ibimenyetso byambukiranya. Tugiye gukurikizaho aho tubona imirongo igaragaza aho abanyamaguru banyura. Abanyamaguru bambukiranya umuhanda turazizi, izi nizo bita zebura korosingi. Twabonye ko ahanyurwa n'abanyamaguru haciye imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo. Ya mirongo igaragaza aho abanyamaguru banyura. Turibukiranya kandi ko twabonye yuko iyi mirongo abanyamaguru bagomba kunyura mu myanya yabateganyirijwe, iyo iyo myanya iri ahatageze kuri metero 50. Wambuka niba ari hafi munsi ya metero 50 nibwo uba ugomba kwambuka unyuze muri iyi myanya yagenewe abanyamaguru. Mu igazeti tubibona ku ngingo ya 48 mu mategeko yihariye yagenewe abanyamaguru. Abanyamaguru kandi ngo ntibagomba gutinda mu muhanda cyangwa se kuhahagarara keretse habaye hari impamvu nyakuri biteye. Rero wagera aho bambukira abanyamaguru bagomba kwambukira mu myanya yabateganyirijwe iyo iri ahatageze kuri metero 50. Nta na rimwe kandi ngo abanyamaguru bagomba gutinda mu muhanda cyangwa kuhahagarara keretse hari impamvu nyakuri ibibateye. Aho ni ku ngingo ya 48 mu igazeti y'amategeko y'umuhanda. Tugiye kubona rero indi mirongo. Iyi ngo ni imirongo imeze ite rero? Ngahanyura abayobozi b'amagare na velomoteri zifite imitende ibiri bambukiranya umuhanda, haciye imirongo ibiri icagaguye igizwe na kare cyangwa igirwamwashi by'ibara ryera. Yiga amashusho ashobora kuba atandukanye, iriya mirongo ishobora kuba igizwe na kare cyangwa se ingirwamwashi. Ndaje nkwereke ikare uko ziteye, aka kabanza ni ka kare, kariya gasa nk'agafite isonga riri hejuru niko bita ingirwamwashi. Rero iyi mirongo ishobora kuba ifite rimwe muri aya mashusho. Ikaba ari imirongo igizwe na kare cyangwa se ingirwamwashi z'ibara ryera. Iyi mirongo rero igaragaza aho abayobozi b'amagare na velomoteri banyura bambuka umuhanda. Iyi mirongo iyo igizwe na kare, izo kare zigira uruhande rwa santimetero hagati ya 40 kugeza kuri 60, n'izingirwamwashi nazo ni hagati ya santimetero 40 na 60, ariko ingirwamwashi zikagira ubuhagarike bwa santimetero hagati ya 50 na 70. Ingirwamwashi ni uko zireshya. Noneho utu batwita uturangacyerekezo dutoranya tw'ibara ryera. Baratubwira ngo uturangacyerekezo dutoranya tw'ibara ryera dushobora gushyirwa hafi y'amasangano. Nyabuneka ntabwo dushyirwa mu masangano, ntabwo dushyirwa kure yayo, dushyirwa hafi y'amasangano. Kandi ngo utwo turangacyerekezo twerekana igisate cy'umuhanda abayobozi bashobora kunyuramo. Yego, bashobora gukurikira. Utu turangacyerekezo rero dutoranya tw'ibara ryera ngo dushyirwa hehe? Hafi y'amasangano niho dushyirwa. Niko twese byumvikanyeho. Noneho hano dufite utwo bita uturanga gukata tw'ibara ryera. Uturanga gukata tutumenyesha iki? Baratubwira ngo
Umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ukomeje, ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha igabanuka ry'umubare w'ibisate by'umuhanda bishobora gukoreshwa mu cyerekezo bajyamo. Tumenyesha uko umurongo ukomeza wegereje kandi tukatumenyesha ko n'ibisate bikoreshwa bigabanutse. Twari dufite umuhanda w'ibisate bitatu, none turabona hariya ku mpera ibisate bigiye kuba bibiri gusa. Rero utu turanga gukata cyangwa uturanga tw'icyerekezo duteye dutya, tutumenyesha igabanuka ry'ibisate by'umuhanda byakoreshwaga cyangwa se tukanatumenyesha yuko umurongo ukomeza wegereje. Ni ku ngingo y'ijana na cumi n'ebyiri ku gika cya kabiri mu igazeti wabibona. Ikindi rero ngo ibisate by'umuhanda byagaragazwa, ibyerekezo binyuranye bishobora kwerekanwa ku bisate by'umuhanda. Ukamenya ngo karakomeza, umuhanda ukomeza uremewe cyangwa se nshobora no kuza gukata. Rero ibisate by'umuhanda bitandukanye bishobora kugaragazwa, ibyerekezo byabyo bikagaragazwa mu muhanda. Dukomeza turagenda tubona n'ibindi bimenyetso bitandukanye, baratubwira ngo utu turangacyerekezo dushobora kugaragaza icyerekezo cyakoreshwa aho mu muhanda, niba ugenda, niba ukatira iburyo cyangwa ibumoso bikerekanwa. Iki kindi kiratubwira ko aho za bisi zihagarara, urabona ko babyanditse mu muhanda no ku cyapa bihari. Nibyo bivuga rero ngo ibyandikishijwe ibara ryera mu muhanda bishobora kuzuza ibyerekanwa n'ibyapa, bikuzuzanya. Ibyo ubonye mu muhanda bikaba ari nabyo wabona no ku cyapa. Aha rero hari imyanya itwereka aho ibinyabiziga bishobora kunyura cyangwa se bitanyura. Mu masangano aho tuvuga ngo ni mu marompuwe mujya mubona aho hantu hashushanyije gutya. Iyi mirongo rero ngo ni imyanya y'aho ibinyabiziga bibujijwe kunyura cyangwa bitegeka ibinyabiziga kunyura mu cyerekezo iki n'iki. Bishobora kugaragazwa ku butaka n'imirongo iberamye iteganye yera, ifite ubugari buri hagati ya santimetero 10 na 15 kandi itandukanijwe na santimetero ziri hagati ya 20 ndetse na 30. Iyi mirongo uko iberamye, buri murongo ufite hagati ya santimetero 10 na 15, noneho hagati y'umurongo n'undi igatandukanywa na santimetero 20 kugeza kuri 30. Ikindi kintu ukwiriye kumenya dusoza n'ibi bimenyetso, batubwira iki? Baratubwira ngo hari ibipimo bya turiya turanga cyerekezo dutoranya tw'ibara ryera twamaze kubona. Hari ibipimo bitandukanye bagenda batubwira, turiya turanga cyerekezo dutoranya ndetse na biriya byandikishijwe ibara ryera mu muhanda, ngo bigomba kugira uburebure bwa metero 2 na santimetero 50. Turiya turanga cyerekezo dutoranya tw'ibara ryera twabonye dushyirwa hafi y'amasangano, ngo tugomba kugira uburebure bwa metero 2 na santimetero 50. Ariko iyo kwegeraho ibyo byandikishijwe ibara ryera mu muhanda biri cyangwa utwo turanga cyerekezo, iyo kwegeraho biri tudashobora kurenza umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha, icyo gihe uburebure bw'ibyo byanditswe hasi mu muhanda buragabanuka. Niba ari akaranga cyerekezo cyangwa se niba ari inyuguti, bikagira uburebure buri hagati ya santimetero 10 na 30. Yego, ngaho aho abanyamaguru banyura, urabona ko hari na wa murongo wa mpande eshatu nyampanga uhagarika ibinyabiziga nyine ngo bitange inzira, abanyamaguru babanze batambuke. Rero urabona ko ni ibimenyetso tugenda duhura nabyo mu muhanda kandi tuba tugomba gukurikiza. Urabona aha ni mu masangano, ubona ko bigiye bihari, bituma umuntu amenya ngo ndatambuka mbere y'abandi cyangwa se nibo bari butambuke, ariko bigaragajwe hasi ku butaka. Ibyo rero bimenyetso twatangiye tubona ko bitunganya uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa, bishobora kuba byagira icyo bikurangira cyangwa se bikanakuburira. Mu mihanda rero muzabonamo n'ibimenyetso bitari mu mategeko mpuzamahanga twebwe twiga. Hari imihanda myinshi iriho ikorwa, uzagenda ubonamo imirongo tutagiye tubona, nk'umurongo wera urombereje ucagaguye. Hari imihanda myinshi uzagendamo ukabona iyo mirongo bayishyizemo isa n'umuhondo. Sinzi ngo biba byatewe n'iki, ariko ntago mu mategeko mpuzamahanga twiga muri gaseti dusoma bavuga imirongo y'umweru. Iriya y'imihondo rero twayibonye hamwe gusa, hamwe tubujijwe guhagarara ku burebure bw'umuhanda uciyeho umurongo ucagaguye w'umuhondo. Ubona nk'aha hari umurongo urombereje.
urabona ni mu makona ntubasha kubona imbere yawe, niyo mpamvu washyira umurongo urombereje uvuga ko ubujijwe kuwurenga. Ya mirongo rero y'imihondo nababwiraga, hari imihanda myinshi uzabona iyi mirongo, ejo utazabaza umwarimu wawe ngo ese mwari ngo ko utatwigishije imirongo ibiri ibangikanye kandi irombereje y'umuhondo, oya, niba babikora by'imirimbo, niba abakora imihanda babigenza bate, ariko umurongo udacagaguye muri rusange nyabuneka birabujijwe kuwurenga kuko bishobora kugukururira impanuka, kuko imbere yawe ntabwo uba ubasha kuhabona, ni mu ikona, umurongo ucagaguye niwo wonyine ushobora kurenga muri za mpamvu eshatu twabonye rero dusubiramo ko umurongo ucagaguye nawo bibujijwe kuwurenga, ariko rero ushobora kuba wawurenga mu gihe uhindukira usubira aho uvuye, mu gihe ari ugiye kunyuraho cyangwa se ugiye kugana ibumoso cyangwa ugiye kujya mu kindi gice cy'umuhanda, nibwo ushobora kuba warenga umurongo ucagaguye. Uburebure n'ubutandukane bw'imirongo twabubonye, niba aka karongo gafite uburebure bwa metero imwe, ubwo ubutandukane buraba metero eshatu, niba gafite uburebure bwa metero eshanu, ubwo ubutandukane buraba metero eshatu, ubutandukane buraba metero 15. Uburebure n'ubutandukane bw'imirongo icagaguye ni hagati ya metero imwe na metero eshanu, no hagati ya metero eshatu na metero 15. Twabibonye. Dukomeza turabona tugarutse kuri cya kimenyetso kigaragaza umurongo wera udacagaguye, umwe twabonye ko bibujijwe kuwurenga. Urabona aha hantu uyu muhanda ni mubi gupfa kunyuraho, hari ahandi hantu ubujijwe kurenga kuba warenga ngo unyure ku muntu, niba ari mu ikona ahantu hari impinga y'umupando, ka kantu kameze nk'agasozi utabasha kubona imbere yawe, aho hose ni ahantu uba ubujijwe kunyura kuri mugenzi wawe ndetse n'igihe haba hari ibihu. Rero nguwo wa murongo, ya mirongo ibiri, ucagaguye n'udacagaguye ibangikanye, bitumenyesha ko buri muyobozi wese aba asabwa kwita ku murongo urushijeho kumwegera. Yego, tuzakomeza tugenda tuhugurana, ugira ikibazo araza kujya muri komenti abaze, dukomeze tugende twiga, abazakora ibizame mugire imyiteguro myiza, ndabashimiye, yari mwarimu wanyu Maxime Kayumba, channel ni Musinga TV, mukore subscribe, like na share, na bagenzi banyu babashe kwiga, mugire ibihe byiza.